Dore ibintu 10 by'ingenzi ukwiye kumenya kandi ukajya uha agaciro. Mbere yuko dukomeza, kanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo byose dushizeho bijye bikugereraho ku gihe, kandi utuntu nk'utu ngutu tw'ingenzi ntitukagucika. Kanda subscribe, utuntu nk'utu ngutu ujye utubonera ku gihe. Niba wakanze subscribe urakoze cyane. Twagiye. Icya mbere, mbere yo kwitotombera akazi ukora, ujye uzirikana ko hari abadashoboye kugakora, kandi ujye uzirikana ko ari n'abandi bakifuje ntibakabone. Icya kabiri, mbere yo gutunga mugenzi wawe urutoki, jya wibuka ko twese turi abanyabyaha, kandi uca imanza ari umwe wenyine, ari we muremyi wa twese. Icya gatatu, ibitekerezo bituma wiheba mu gihe bije, jya umwenyura ushimira Imana ikigutije ubuzima, kandi ujye wibuka ko iguhora hafi. Icya kane, mbere yo kuvuga ijambo ribi, jya wibuka ko hariho ibiragi. Icya gatanu, mbere y'uko witotombera ububihe bw'ibyo kurya byawe, jya wibuka ko hari ababibuze. Icya gatandatu, mbere yo kwitotombera umugabo cyangwa umugore wawe, jya wibuka ko hari abakobowe n'amavi, ko hari abakobowe amavi no gusenga basaba Imana umugabo cyangwa umugore. Karindwi, uyu munsi nujya kwinubira ubuzima ubayemo, wibuke ko hari abapfuye bakibukeneye. 8, mbere yo kwitotombera abana bawe, jya uzirikana ko hari ingumba zabifuje kandi zababuze. 9, mbere y'uko winubira inzu yawe idatunganijwe neza, utekereze ko hari abarara ku mihanda. 10, mbere y'uko urambirwa urugendo ugenda mu modoka, jya uzirikana ko hari abagenda n'amaguru kandi babuze izo modoka zawe, kandi wowe uyifite. Okay, murakoze. Wifuza kutugezaho igitekerezo cyangwa icyifuzo, uracyandika muri comment, ubundi tukaza kubikurikirana. Kanda subscribe, utuntu nk'utu ngutu tw'ubwenge ntitukagucike. Murakoze.